Muraho mwese abatwumva, amazina yanjye nitwa Artemo Rurangwa, nkaba ntuye mu majyaruguru y'isi mu gihugu cya Canada. Abenshi muri mwe mumaze kumenya nk'umwanditsi w'ibitabo kubera icyo mperutse gusohora nise Rwanda 1994 Les Angoisses d'Adélaïde. Gusa uyu munsi ntabwo nzanywe no kubabwira amateka y'icyo gitabo, nubwo nacyo tuzagishakira umwanya kubabyifuza tukakigarukaho. Uyu munsi nshishikajwe kandi nshimishijwe cyane no kubaha ikaze kuri YouTube TV yanjye nshya yitwa Rwanda Canada News. Niho tuzajya duhurira tukagirana ibiganiro bisesenguye bireba amakuru avugwa ku Rwanda hanze yarwo, muri diaspora nyarwanda, ariko by'umwihariko tukazibanda kuri diaspora nyarwanda iyo muri Canada. Ubu rero nkaba mbahaye ikaze mwese abatwumva, ari abatuye muri Canada, ari abatuye mu Rwanda n'ahandi hose ntawe duheje. Mukande kuri subscribe mubona aha hasi kugira ngo mutazacikwa na kiganiro na kimwe muri ibi bitangiye uyu munsi. Murakoze, Imana ibarinde.